wicara kana kibwatega niyo bitwa nindira yego bacio kwani twofaje nagira byashoboka areba karitsiye ko nimeze mbere nahirukaga abantu bavuga ngo barasenga bakabwira abantu bakabakorera ibitangaza bakagira icyo barekura none ngiyewe inzariye kunzinda kugasima sinkigira gahunda nk'abandi bose binago byakunda ubu ngiye kuva hano mu ikaritsiye basingere no ku mihanda rigashobora no gura n'ikintu cyazazanye ahita nikorera umutima umuntu wadanje nta bintu byinshi kabisa bureka ngiye no kugenda neza muri Kigali barambwiye ngo bahita bica bagahita bavuga baga kugenda bukeye ubundi se ntabwo nzi bitese amakuru se mani ngewe ntago ndi mani ngewe urandebye usanga ndi mani ubundi se uranze ngewe ntabwo nzi ngewe nitwa pasiteri wa kintu none nyine mu pasiteri biri hanze ibi ni ibikibanyarwanda biri mu nzu yewe gusa urandebye ukabona ni hanze pasiteri biri mu nzu ahubwo reka banze nkubwire ibintu ngusobanura kuva no mu muhanda hagarara ahangaha umva nkubwire ukuntu ibintu bimeze umwuka wera ngewe wambwiye yuko umuntu nibuhure nawe wese ugomba kumumanukira ubundi weruka gusenga umwuka wera se nawe ubundi se ntabwo ujya usenga niyo mpamvu utazi umwuka wera arimo kumbwira ngo iyo ngofero wambaye ntabwo umwuka wera yamanuka izo ngofero zikingiriza kugira ngo umwuka wera atakubona urumva ngewe iyo ngofero ugomba kuyirambika hasi niyo telefone ufite telefone ndayifite rwose nini cyane oya reka mwereke ntabwo mbisobanurira umva ukuntu umwuka wera rero ateye umwuka wera akakumanuka mbese urabona mbese ko umwuka wera amanuka urareba neza oya gukoraho gutya ukuyagamo akaboko uretse abantu Kigali je ntago ndi w'Ikigali nagira ngo banze nkubwire ubwo sorane bukabona ndi w'Ikigali kurama akaboko mwereke biri mu nzu urumva biri hanze koko ari biri hanze niwe wakora mu manyanga nje ndi biri mu nzu umva nyine banze nkubwire ntago umwuka oya ntago amafaranga avamo umva nyine nkubwire abantu b'iki gihe rero numva munaniranye iyi telefone ni nyine ariko iyo mana urumva niyo mpamvu mba ngukoraho gutya wowe ukozeho gutya isengesho riba rimanuka mwongera nkagukoraho gutya urumva oya ntago nkoramo ngo nguremo amafaranga ntago pasiteri yawe ngakoramo gutya urumva mwongera ngakuramo na hano gutya umwuka wera ntago pasiteri nakwiba rwose rega nawe nta n'ikintu ugira numva nta n'ikintu wifitiye rwose oya nyine yo gukora twose ayo ntabwo tujya tuyakora noneho reka banze nkubwire sibyo tubirambike hasi telefone n'ingofero eko gasane kambumbye umwuka wera rega ntabwo umwuka wera kumanukira n'ibintu urubwo ngo surebe ko urambitse aka kantu kanasiga kuri 2020 ubu ushobora guhita ubona zazindi bakoreraho mu kirere ukajya ukanda gutya bigenda byandika muri sikirire nyine bene ngaha bigahita bijyamo ngaha bitekerezeho neza umve ko umwuka wera adakora cyane nose nta kintu wabona rero utatanze rwose yego ko ni ngofero rega rambika ndabizi neza no mwisengero hose rwose ibi ngibi nta mabyi ya shitani nibyo kutubuzisha gusa umwuka wera uzi ngo yaza bakabisanga aho turi hano arabitwara iyo ubutwara bwo turahita tugenda rwose narebe buriya ndabizi umwuka wera nta kibazo rwose jewe hano ndi bugarukire ndakomeza sibyo jewe rero kankubwire jewe akazi kanje ni umurimo w'Imana ngiye sengera abadwayi ngasengera abakene abantu bafite amafaranga menshi atagira umumaro nkabasengera nkabakayama nkajya kuyasengera akagaruka ari amafaranga afite umumaro urumva natari pasiteri muzima ndabyumva rwose muzima urabyumva neza none se ahubwo reka banze nkubwire pasiteri biri hanze yego ndi biri mu nzu yewe ni biri mu nzu nabyibagiwe pasiteri no kwimuka ye rwose ni pasiteri biri mu nzu noneho umva uziko n'umara pasiteri ngiye kujyana kara kagufu kara telefone ngena nacatinze nanyaragawe na rega ba pasiteri uzi n'urugendo tuba twakoze nanyaraga
none naho ubundi rero uhuye na pasiteri nta kibazo ufite ariko uzi impamvu natinze se iyi nyagwa y'imvuna muheto koko iyi nyagwa yari imereye nabi rigana ibyo nari ndimo nanyaraga umupasiteri zinone wabyumvise ubwo se wowe nagihe ujye ugera ukumva iyo nyagwa inyagwa ingana n'imiri ukumva nawe iragukanze reka nkubwire ntabwo ari cyane rero bigaragariraga uri n'agaturage naho niyo mpamvu rero twebwe ba pasiteri biri mu nzu tuba twasenga ahubwo se kabanze nkubwire nta giceri waba ufite cyangwa kanote ngo ubizane mbijyane ningira rajya mbisengere kugira ngo nibyo uri bubone ugeze ku muhanda bize bifite umugisha nyine yemeze gutelefona madamu wanjye yego noneho nafite telefone ya madamu arambwira ati kugira ngo nawe smartphone yego rwose nafite agatelefone gato cyane kangana gutya bakabona nyine pasiteri uretse ko bakora muri ubusobanuro ugasengere urabona smart nk'iriya nuko wera rero mafite nta kintu udasengera pfa kuba harimo igiceri urumva ariko reba nahariye ureba hariya hariya ntabwo turasengera reka bigakunda noneho tukabanza nkubwira ngubu tuvugana reka ngende njye gusengera aka gatelefone ku muntu umaye agatelefone ubundi kazimye ubundi ni telefone cyane nakoze ibintu by'abadamu bitaka bibaho reka ndebe yandika na batiri rowo urabona aya masengesho ko mve kukajyana ariko wumvemo nta kigenda noneho aguhamagaye ku kise kandi telefone umwuka wirayijyana yari amaze kuguhamagara hano noneho reka banze nkubwire reka ngende ubu ngubu ubwo ngiye gusenga nawe genda izi nzira ntuzazigarukemo vuba kuko izi nzira shaka no kuzagushimira yego ngishimira zaba yaramaye ni ukuri kose ni rwose none reka banze nkubwire izi nzira ntuzazigarukemo kuko izi nzira umwuka wera ashobora kuvamo none bishitani bigafuha bigahita biza kugutegeramo byakubona uhanyuze bikaba byakurigisa ugasanga birakujwe buye amazi akavamo n'izuru rikavamo reka nkusezere noneho rero njyewe nigendere abanyabwenge bari Kigali ahubwo nasanze injiji za mbere ziba muri Kigali yuko imana ishaka telefone imana izi no kuri Yesu ngo madamu ubwo rero ngo mbone smartphone niyongera no kubona n'aka gatushe wari utunze nzaba ndimba pasiteri mu nzu se iwacu nta n'umuntu uzi ibintu by'abapasiteri ahubwo ubu ngubu tuvugana ngiye gutasura iriya telefone bitanyijyana ubu nigende nk'abasitari kuri smartphone icyamamare ko ndagihomora gateka imitwe ko ndakwereka gitinze kuza nkwereke gitinze kuza ndagihobora kanza nkwereka ariko kimwe gikorera ni danje ngiye kugifata ngiye kuri smartphone niko kambere ngiye kuba ngoze muri smartphone ubu nigende cyamamare ngomba kuyijyana nta muntu uri hafi aha iyi myumbati ngomba kuyirinda mu gihe abandi bari muri guma mu rugo nge nkaba ndi muri guma mu murima kuko uyu mwumbati uzandengera muri guma mu rugo urabona ko coronavirus none yakajije inkamba ngomba kujya nkurinda nkahekenya umwe nkarenzaho amazi nkumva merewe neza abandi bakirirwa batembera mu mbuga wababaza ngo stay home se bayishira mu isafuriya bakayirya stay home barayiryara barababeshye ngomba kuza nifunze kukwasi iwana ikigori cyane nkakireka kigasugira umwumbati wanjye ugasugera urugo wa mwumbati we sugira rwose nzakurinda kandi nzakurinda byiteka kamagarare hano nshinge numve ko maruga gombati wakaye gwashiko wamuvuna mu itoro hagaye muri zino karitsiye kanyenye kupita muri safu komenga nyiracyo gute agwako ari kizifuku nazo ndizibonekeza mwuka byarama uranyumvira
ubu nizitangiye kunigishiriza imyumbati ariko se izinu uko biri kose zirafuku zakoze babo ibintu bitigise umwumbati uko biri kose wasanga birya ritera ahubwo reka ngende bukeye udasanga kinigishije naka karo kamwe mfite ugasanga kabayiro Njeva mvura mu cita ariko urandebera ariko Karemera wago iyi naga ari ifuku iyi naga ari ifuku eko kugasani kamumbya gaci iyi naga ari ifuku iki kirenge ni cyane kwege mikwe ndakwishe pe ndagusanga iwawe ndaguturumburamo izuru buretse ngwereke pe buretse shambo nyamara vuga sinabumbuye pe Chende umunsi bikwegera aza kwa mishito esha ndayisha bakwakize makari ndakwereka we kaje mwakunyu gato ndayishiwa ndayicungongo kuko ndayisya nisya nzisa mikwege yes Karemera assalamu alaykum ni mwebwe umeze bite se Karemera ni sawa ariko mikwege none arige nibuka nakwisi izina ryanjye kuko kera hari umuntu witwaga Karemera yitiranwa nanjye nawe rigiye nkureba bitewe no kugira ububwa nk'ubwanjye niko nakwise Karemera mikwege umeze ute ni sawa ni uratetse se n'icare turye yawe gicara wowe nta kibazo ngiye kugenza ubundi oya sha mikwege rwose rero kamubwira mufite surprise Winye yego ariko nawe urasenza we winye surprise rwose surprise kabisa ngoze namahoro ni amahoro noneho rwose twanyaruka tukagera rwose n'umufitiye surprise itabaho nose seriye yego ko urasane kambumba bumbye ndoza kunyihutisha bite bya ariko mikwege nawe nawe ubundi rwose mikwege nta kibazo rwose nta kibazo pe ariko se buriga unyego kanyegeza abanyanyetsera niho nyanyetsera mu nabo manyekeza haha abo namugira amaje ariko se mikwege uri muratinda niho kandi tugende niho tugende kabisa byose bijyamo yego ko se mikwege ubundi se mikwege Nasa ko yuga mike tugiye mura kararosa niho no Ariko bigenda bitagufashe umva ngubwire mwana se bigenda bite mikwege reka nkubwire yarose mikwege reka nkubwire ubu nta mikino mfitanye nawe uranyumva urashaka ko twumvikana cyangwa ntabwo ushaka ko twumvikana ariko mbigana byacu bigenda iyi ngofero ni iri gutuma ngewe unsuzugura buretse ariko mvayo hano ibi ni ibitibaga bya umva iki kirenge ni cyane iki kirenge umva mikwege ni wowe ucukura imyumbati ni wowe ucukura imyumbati iki kirenge kivuye hano ni cyane ntabwo uze gukandagira kino kirenge hariya vuba hano Karema urabona ko ari wowe uvuye kunyibira imyumbati birasa urabona iki kirenge ubu nagikandagira urabona iki kirenge ubu njye ngukandagira ngukandagira ubibone umva ngera kabanze nkubwire ntabyo kukujyana mu buyobozi ntabwo ndi njya kukuyoboza yewe umva ndakwica nzakuvuza